ariko noneho mama none se nanjye utangiye kumbuza kugenda mbaye Kereni kari we wirirwa gukingiranye mu nzu kuva navuka sinigeze mubona asohoka hanga none nanjye nuko utangiye kungenza. Umusaza azajya gufasha buri kimwe cyose wifuza ariko nawe ujya gukenera kubona umusaza. Jewe reka ndagira ngo nkurabure mu wanjye rero ye ntabwo byakora. Cyane kashingazaho. Urabona kuntu usigaye utinyuka ukashingazaho ukambwira gutyo. Umusaza se dukorana iki ku buryo yameza amafaranga? So niba ibyo ndi gutekereza gusa njye ntabwo nakora akazi kameze gutyo kugira ngo mbone amafaranga. Muhotera icyo ari kuri mwana burana namukoze iki? Hari ikintu nigeze mukora? Kandi ikindi ndashaka kwibutsa kuriya nta kintu mupfana. Sonia akunda Frank. Wibeshye amarangamutima yawe ndakwinginze. Urabizi ninjye ugukunda. Kandi ndagukunda cyane. Bashaka kwiyahura. Wageze kuri urwo rwego Kere? Ikintu kimbabaje ni ukuntu mukuru wanjye wagumye umurenganya umuhohotera singire icyo mufasha. None ubu ngubu tukaba tutazi ahantu ari, tukaba tutazi ubuzima abayeho. David, yerega ibyo wakora byose n'unduru wanjye ntawe uteze kunshikira kandi nanjye ntabwo neze kukureka ahubwo ukwiriye kunyumva. Ntabwo uzi ko hari igihe umbwira ibintu nk'ibyo ngibyo ukagira ngo warankuye neza neza. Kereni ni mukuru wanjye ni umwana wa papa. Rero ibindi byose wivugisha ntabwo mbyitayeho.